Yesu ashimwe bene data, nitwa Omer M, ndi umugabo mugenzi wanyu, nshima umwami Yesu, ndubatse, dufite Owen, tukagira na Akila, dutuye Kabeza, tukaba dusengera mu itorero rya ADPR. Nkuko rero gahunda y'abagabo imeze ku rubuga rw'Agakiza, nabonye twarashyiraho gahunda nziza yo gusangira ijambo ry'Imana buri wa kabiri, ijambo ry'Imana rikora mu mpande zitandukanye, uburyo abagabo dukwiriye kurushaho gutera intambwe yibanze ndetse intambwe ifatika mu kugira ingo zacu zibeho neza, abagore bacu ndetse n'abana bacu, ndetse tubere icyitegererezo imiryango duturanye nayo cyangwa ituzi. Hanyuma ariko n'indi jambo ridufasha mu buzima busanzwe kurushaho kuba abigishwa ba Kristo. Kuba umwigishwa wa Kristo nicyo kintu gikomeye cyane. Hanyuma rero n'inyigisho twiga ku Gakiza zidufasha kuba abagabo babereye ingo ndetse babereye na sosiyete muri rusange. Numva nanjye ari inyigisho zikwiriye gutuma ziganisha kongera kuba umwigishwa mwiza wa Yesu w'umugabo, ukaba umugabo w'umwigishwa mwiza wa Yesu. Icyo ni ikintu cyafasha ingo zacu gukomera. Rero nkuko nahawe uyu mwanya, ndagira ngo tuganire amagambo ko mwabibonye kuri affiche, hariho insanganyamatsiko igira iti kuba inshuti n'uwo mwashakanye kandi mukarambana. Ndaza kwifashisha amagambo ari mu bitabo bibiri, hari igitabo cy'Abagalatiya, hari naho hari verse yashyizwe kuri fiche, ariko hakaba n'igitabo cy'imigani nacyo turi busome. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusome iyo mirongo yo muri Bibiliya. Igitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice 6, ni umurongo wa 9 wonyine. Hari amagambo avuga ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Hanyuma wajya mu migani ibice 24, reka nayo tuyongereho, imigani ibice 24, umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Hari andi magambo meza ari buze kudufasha kurusha ko kumva iriya topic ivuga ngo kuba inshuti n'uwo mwashakanye kandi mukarambana. Hari amagambo avuga ngo ku murongo wa 3 n'uwa 4, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Aya magambo tugiye kuganira ntabwo ari mashya, ntabwo ari mashya mu matwi yacu, ariko kuyasubiramo bifite umumaro kuko byatuma turushaho gutuma imiryango yacu itera intambwe yo kuzuza umugambi w'Imana kuri yo, cyane cyane icyo Imana yiteze cyangwa expectations Imana yiteze ku muryango cyangwa abashakanye. Amagambo twasomye rero ari ayo mu Bagalatiya ibice 6 umurongo w'9, ari muri context yuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Ayo magambo aragira ati nkuko tumaze kuyasoma, twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari cyangwa nitutarambirwa. Mu zindi Bibiliya z'icyongereza baravuga ngo if we don't give up, umuntu natarambirwa kora neza azasarura. Rero icyo aya magambo arashaka kutubwira yuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Iri ni ihame rya Bibiliya. Ubundi mu buzima busanzwe ukomeza gukora ikintu ntushimwe cyangwa ngo bitanga umusaruro ufatika bica intege. Ariko hano Pawulo arimo araduhinyuza, arimo aracalenjinga Abagalatiya, ariko ubwo ni twebwe turi kubwirwa uyu munsi ko dukwiriye gukomeza gukora neza, hanyuma tukiringira Imana ko tuzasarura. Mu gihe gikwiriye tuzasarura umugisha. Rero mu miryango yacu ntabwo dukwiriye kurambirwa cyangwa kunanirwa gukomeza gukora neza kugira ngo ingo zacu zirusheho kuba ingo z'umugisha. Aya magambo nashatse ko tuyashyira muri context y'abashakanye, hanyuma tukaza kugenda twibaza iki kibazo. Turakomeza kugenda twibaza iki kibazo tukigarukaho, ni ibiki umugabo akwiriye gukomeza gukora bikazamuzanira umugisha wo kubaka ubucuti bukomeye n'uwo bashakanye mu gihe Imana yabahaye kuramba. Igihe Imana yahaye urugo rwawe, igihe Imana yahaye urugo rwanjye, ni ibiki ntakwiriye gucogorera gukomeza gukora kugira ngo urugo rwanjye ruzarushaho kuba urugo rw'umugisha, ruba urugo runejeje umugabo, ruba urugo runejeje umugore, runejeje abana. Nubwo bitavuze yuko muhura n'ibibazo, ariko byibuze umuntu akavuga ngo uru rugo nirwo nifuza kubamo, nirwo nifuza kugumamo, uru rugo nirwo nifuzaga. Ni ibiki rero umugabo akwiriye gukomeza gukora ntacogore, cyane cyane ko Bibiliya ihame ni ihame. Nukomeza gukora ugakora neza, bizakuzanira umusaruro nutagwa isari. Hari igihe umugabo n'umugore babana igihe kinini bakageza mu busaza,
ariko atari inshuti, buri wese atanejejwe na quality y'urukundo bakundana, ukabona nta bucuti buhari, bakabana ariko ukabona barabangikanye mu by'ukuri ntabwo babanye, ugasanga mbega bimeze nka bya bindi bivuga ngo aho uburenganzira bw'umwe burangirira niho ubw'undi butangirira, ukabona nta kwinjiranamo, ukabona nta intimacy, ukabona ntabwo ari wa mubano ubona ko buri muntu wese yumva anejejwe no kubana na mugenzi we, ukabona bashobora no kurambana ariko bakarambana kubera abana, akavuga ati reka turambane abana bacu batazabigwamo, bagapfiramo mu yandi magambo kubw'inyungu zitandukanye, yenda z'umutungo bamaze kugeraho n'ibindi bitandukanye, ariko ukabona nta quality, ntabwo ari ubucuti, ukabona ukuntu barambanye kurimo ibintu byinshi, mbere ukabona ni nka Koreya y'Amajyepfo na Koreya y'Amajyaruguru, ukuntu zibanye nyine imyaka ikazabaho, ziriya Koreya zizabaho imyaka n'imyaniko, ariko bigera hagati bamwe bakarasa hariya n'abandi bakarasa hariya, ariko ziracyabangikanye, ziri aho ngaho, nta n'imwe iravanwa ku ikarita y'isi. Hari igihe rero abantu babana gutyo mu rugo, ariko dukwiriye gutekereza n'iki cyafasha yuko ubucuti burushaho kwiyubaka hagati y'abashakanye kandi bakaramba. Uyu munsi rero nateguye ibintu bibiri byadufasha gusubiza kiriya kibazo. Icya mbere ni ukwiyemeza, icyo bita commitment, kwiyemeza mu rugo, ukiyemeza gukomeza gukora ibikwiriye turi buze kureba kugira ngo urugo rubashe kuba rwiza. Icya kabiri ni ukumenya imvugo y'urukundo mugenzi wawe yumva. Akenshi abagabo ntabwo twumva neza imvugo y'urukundo abagore bacu bumva, kenshi tubijyana mu bitenge, tubijyana mu gusohoka n'iki byose, ariko tutarishuwa neza yuko aricyo abadamu bacu bumva. Cyakora turashyira imbaraga ku kuvuga kimwe, aricyo cyo kwiyemeza, kiriya cyo cy'imvugo y'urukundo mugenzi wawe yumva. Dushobora kutaza kuza kukigeraho iminota kugira ntaza gutwara myinshi cyane, ariko n'ibiriya numvaga nshaka yuko twaganiraho. Rero ndagira ngo turebe, tunasesengure uruhare rw'umugabo mu gutuma umugabo n'umugore babana mu rukundo ruri reyere, urukundo rufatika, atari rwanda rwo mu kirere, atari rwanda rw'amashara, rwanda rushingiye ku kwiyemeza, rushingiye ku kudacogora gukora ibinezeza mugenzi wawe, no kumenya imvugo umugore wawe buri wese yumva. Commitment, ukaba committed to her needs, ukamwumva. Aha ndanavuga, turivuga twebwe nk'abagabo turaturetse kujya ku bagore, ko biba byiza burya iyo wowe wimenye kurushaho, bituma n'undi nawe yamenye yuko uri kurushaho kwimenya, nawe bimutera akanyabugabo ko gukomeza nawe kwimenya. Turivugaho mu yandi magambo, kwiyemeza gukomeza gukunda mugenzi wawe bijyanye n'imvugo yumva, bizana ubucuti bukomeye hagati y'abashakanye mu gihe Imana yabahaye cyo kubaho. Aya magambo rero niyo tugiye kuganiraho, turimo tureba ingingo zitandukanye, turaza kureba, turimo dusesengura icyo kintu cyitwa kwiyemeza, ibyiza byo kwiyemeza. Kwiyemeza ariko nabyo ntibihagije, n'ibindi twakongeraho. Kwiyemeza kurapimwa, ese gupimwa gute? Reka tugaruke inyuma gatoya turebe ibyingo muri iki gihe. Gushaka ukagira urugo runejeje, twagereranya n'ijuru rito, ni impamvu cyangwa n'intambwe ikomeye kugira ngo umuntu abashe kugera ku munezero mu buzima. Gusa nubwo abantu benshi bakunda gushaka, ariko kugumana si ikintu cyoroshye. Ibi bigaragazwa n'imibare y'abatandukana uko ihagaze uyu munsi. Muri rusange ubona ko bigaragara ko 50% by'abashakana basha gutandukana, noneho wagera ku bantu yenda bakiri batoya, bari bashatse yenda bafite imyaka 21 n'ingahe, gutandukana kwabo kugera no ku kigero cya 80%. Ariko iyo urebye mu Rwanda ubona hari imibare ikabishe, ubona yuko gutandukana kw'abashakanye kwazamutse kugera ku 900%. Iyo urebye imibare uburyo igaragara, ukareba mu 2017 abantu batandukanye yari imiryango 69, ariko mu 2018 iba 1310. Aha ntituvuze yenda ababangikana, umwe akajya mu cyumba cye undi cye, cyangwa umwe akaba yarataye undi, abo bashobora kuba ari nabo benshi. Mu by'ukuri ahantu Imana yateganyije ko umugabo n'umugore n'abana babonera umunezero wo kubaho, hahindutse isibaniro n'isoko y'ibikomere n'umubabaro ukomeye cyane. Ariko nubwo statistique zimeze gutyo, gushakana nanone ntabwo abantu bigeze bagira ubwoba bw'icyo kintu yenda ngo bakireke, ahubwo usanga uko gushakana kwarakomeje, ntabwo abantu bigeze babitinya. Ubona kwarakomeje, ubona yuko bamwe ndetse no mu bantu batandukanye bongera bagashaka. Imibare none igaragaza yuko mu bantu 4 bashatse, 4 kuri 5 batandukanye nabo bari barashakanye barongera bagashaka,
kandi bagashakana mu gihe kiri hagati y'imyaka 3 n'5. Gusa ariko nanone ikindi kintu kibabaje nuko muri abo bongera gushaka abarenga 50% nanone birangira batandukanye. Mu by'ukuri ibi bigaragaza ko abantu baba bakeneye gushakana. Mu by'ukuri biragaragara ko umuntu wese akeneye gushaka umugore cyangwa umugore akeneye gushaka umugabo, ariko kutumva neza icyo bisaba kugira ngo urugo rubeho bizana ingaruka zikomeye. Icyo bisaba ngo urugo rukomeze n'abarugize baryoherwe narwo ni byinshi, ariko reka tuvuge kuri bya bindi bibiri navuze kijyanye no kwiyemeza ndetse no kumenya imvugo y'urukundo mugenzi wawe yumva. Iyo urebye kwiyemeza, abantu bakeneye bari mu rugo, umugabo cyangwa umugore, ariko reka mvuge ku mugabo uyu munsi, bakeneye gufata commitment, bakavuga ngo ibi tugiyemo ni ibiki, kandi bakabanza bakabyiga bakiri abasore. Ariko twe twamaze kurugeramo, dukeneye kuvugurura, tugasesengura neza, tugafata ibyemezo, tugafata commitment zituma urugo rudasubira inyuma, kuko ubwarwo uko Imana yarushyizeho ni ahantu heza umugabo agomba kunezererwa. Ko Imana yaravuze ngo si byiza kuri umugabo aba wenyine, nuko Imana yari imubonyemo gap, yari imubonyemo ibibazo, yari imubonyemo intege nkeya, yari imubonyemo yuko kubaho ari wenyine ni bibi, birabishye. Muzarebe namwe umugabo uba wenyine uko ntabayeho nabi. Rero n'umugore nawe yarakeneye kubaho, ariko akaba ari kumwe n'umugabo. Abana rero nabo bakagubwa neza bageze muri rwa rugo. Rero gukomeza gukora ibintu bituma umugabo n'umugore bakomezanya mu rukundo rwabo, mu rugendo rwabo rwo kubana, ntibacogore, ni ibintu byiza, ni ibintu bishobora gutuma bakomeza kwishima, buri wese yishimira yuko yashatse n'undi nawe agashimira yuko yashatswe. Ikindi, kubahiriza cyangwa gushyira imbaraga mu kumenya no gushyira mu bikorwa imvugo y'urukundo mugenzi wawe yumva, nacyo ni ikindi kintu gikomeye. Mu ndimi z'amahanga babyita ngo ni love language, kukimenya. Reka turi iki kintu kijyanye no kwiyemeza. Hari aho usanga niyo usomye muri Bibiliya usanga cyitwa kugira umwete. Ujye ugira umwete, kwiyemeza, kugira umwete wo gushakashaka ikintu cyose cyatuma urugo ruba rwiza. Nasomye igitabo kimwe kirimo inkuru y'umugabo n'umugore y'uburyo batangiye gushakana guhera muri fiançailles kurinda basoje, ariko harimo amagambo akomeye uwo mugabo yavuze mu kiganiro yagiranye n'abamubasaga, yankoze ku mutima cyane. Ayo magambo aragira ati: ikintu kimwe cy'ingenzi mu buzima bwanjye ni kimwe, nuko nagize umugore umwe mu buzima bwanjye. Ni ikintu gikomeye kuko we yavuga ko yakundanye n'umuntu umwe, aba ari we babana nk'umugore, niwe bakomezanyije, kandi ageze mu myaka minini cyane. Kimwe mu buzima kimunezeza, kimushimisha, ari nacyo kintu kimwe yumva yabwira umuntu uwo ari we wese wamutungura, ngo nuko yagize umugore umwe gusa, akaba ari we bakiri kumwe n'uyu munsi. Gusa yavuze ko ibyo bitavuze ko batahuye n'ibibazo. Muri iyo nkuru bahuye n'ibibazo bitandukanye, gushwana, kudahuza, kutagira gute, ariko avugamo ikintu gikomeye yuko kimwe mu bintu byabafashije ni ukwiyemeza gukomeza gukunda umugore we nk'umuntu w'ingenzi mu by'ingenzi yari afite mu byo yahuye nabyo byose. Mbega mu yandi magambo, umugore we yari first priority among many priorities. Ni ukuvuga ngo we yamufashe nka priority ya mbere, ariko amaze gutahura yuko ibyo bapfubiraniraho cyangwa ibyo amubonaho bitari byiza, nawe ashobora kuba afite ibindi umugore we amubonaho bitari byiza, ahitamo kuvuga ngo niyemeje gukomeza gukunda uyu muntu, ahubwo tugashakisha igituma tuvana ayo mabuye mu muhanda, mu rugendo rwacu turimo rwo gukunda, rwo kuba umugabo n'umugore. Ni ikintu gikomeye cyiza cyane. Reka turebere na nk'urugero rumwe, kwiyemeza, kugira ngo iyi principe yo kwiyemeza twabonye hariya ngo dukwiye kwiyemeza gukomeza gukora neza, ntiducogore kugira ngo tuzasarure. Urugero rumwe narubonye ku rugero rwo muri Bibiliya, narubonye ku Mwami Yesu. Urugero rukomeye buriya rwo kwiyemeza, rugaragaza ndetse n'umusaruro ufatika kundi Umwami Yesu yakunze itorero. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kundo Yesu yakunze itorero rero rurakomeye. Tubibona mu Efeso ibice 5:25. Rero icyo dukwiye kwiyemeza twebwe nk'abagabo ni ugukunda abagore bacu nk'uko ijambo ry'Imana ryatanze ikigereranyo. Gusa ariko uko bivugika mu buryo bworoshye, kubikora ni ibindi. Niyo mpamvu turi buze kuganira ku bintu bimwe na bimwe bishobora kuba bigaragaza kuriya kwiyemeza kwa Yesu, kugira natwe dutangire dukopere uko kwiyemeza kwa Yesu, bizatuma natwe tugira inyungu nk'uko Yesu yagize inyungu. Uyu munsi Yesu ari mu ijuru, ariko afite abantu birirwa bakizwa buri munsi, afite mwebwe mwese muri kuri uru rubuga, afite n'abandi bazaza, abantu bazamwizera, kubera yuko yagize kwiyemeza. Akunda itorero, yemera kuripfira, yemera kuribabarizwa, yagize iyo commitment. Mu yandi magambo, itorero
was the first priority. Mu zindi priority Yesu yari afite, yari gihinduye priority, bituma arikunda araryitangira. Niyo mpamvu ubona ibihumbi n'ibihumbi byakishijwe. Rero kugira umenye neza urukundo rwa Yesu, tunatangire tunaruhuze n'uburyo tubana n'abagore bacu. Reka tubirebere yenda mu Bafilipi 2:5 kugeza ku 8. Hari ibintu bine by'ingenzi udashobora kubishyira mu bikorwa utabyiyemeje. Ikintu cya mbere iyo usomye ziriya nkuru zo mu Bafilipi 2:5 kugeza ku 8, ni amagambo atangira avuga ngo nuko rero ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Harimo ijambo rya mbere rivuga ngo kutagundira icyubahiro. Yanze kugundira icyubahiro, yanze kugundira comfort zone yararimo. Isomye Yohana igice cya 18 havuga ko Yesu yabaga mu gituza cyatse, yanze kuguma aho hantu. Bene data, hari ibintu dukwiriye kwiyemeza kurekura kugira ngo ingo zacu zibeho neza. Ni ukwigomwa computer yenda n'urugero yo mu rugo, ni ukwigomwa umupira. Se hari umugabo umwe dukorana, iyo umupira ugeze ava mu rugo akagenda ku buryo umugore amubura iyo za match za Arsenal muri za periode z'imipira ikomeye cyane, umugore aramubura neza ngo wawurebeye mu rugo ngo ntabwo uryoha. Niba umugore wawe yumva yuko hawa agaciro ko uri kumwe nawe mwagumanye mu rugo, ariko dukwiriye kwiyemeza kureka izo comfort zone zimwe na zimwe kugira ngo urugo rugende neza. Akabari se n'ibindi bitandukanye, uretse ko bari kuri urubuga yenda ntekereza ko yenda batajya bajya ku nzoga, ariko hari ushobora kubukunda gusohokana n'abandi basore bagenzi bawe, ukora akakubura n'iki. Dukwiriye kutagundira ibyo bintu bimwe na bimwe bibangamira umudendezo w'abagore bacu. Twe turivuga tube turetse kuvuga ibyabo nabo bazavuga ibyabo. Ikindi cya kabiri, isomye ari amagambo yo mu Bafilipi 2:5 kugeza ku 8, uramo ikintu cyitwa kwicisha bugufi, kwiyoroshya. Biravuga ngo yicishije bugufi kugira ku rwego rwo kuba imbata. Imbata muri Isirayeli niyo yari class ya nyuma yo hasi cyane. Yemeye kuba imbata. Nubwo abagabo dufite icyubahiro, ariko imbaraga zo kugira ngo urukundo rubeho neza harimo no kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ko umugabo kuvuga ngo ndavuze ngo iyo ntabwo ikora mu rugo, iyo ngiyo ishobora kutazana umunezero w'urugo. Harimo ikintu cyitwa koroha, kwicisha bugufi. Hari imbaraga ziri mu kwicisha bugufi, hari imbaraga ziri mu kwiyoroshya, hari imbaraga zo kuba humble. Iyo Yesu aticisha bugufi ntabwo aba yaraducunguye. Mugabo nutiyoroshya, nuticisha bugufi, nutiyoroshya, urugo ntabwo ruzaryoha. Iyi ni Bible principles kandi tugomba kuzigenderamo. Kandi kantu karimo ka gatatu ni ukwishyira mu mwanya wundi. Bibiliya yavuze ngo yemeye kugira ishusho y'umuntu akamera nk'ak'umuntu. Kwishyira mu mwanya wundi babyita ko kugira ikintu cya empathy, kugerageza kwishyira mu mwanya. Yishyize mu mwanya wacu twebwe abari bagiye kurimbuka, tugiye gupfa tuzize ibicumuro byacu, bituma agira izo mpuhwe n'imbabazi, akora igikorwa kirenze cyo kwiyemeza kuza kuducungura. Bene data, dukwiriye abagabo kwishyira mu myanya y'abagore bacu, tukumva uko bamererwa ari abagore. Burya hari ahantu tubabangamira, iyo ubona yenda ibyemezo byose tubifata batanabizi, tujye twishyira mu mwanya wabo. We bafashe icyemezo utazi ibyemezo, ukagura ibibanza, ukagura amamodoka ntabyazi, ntimwabipanze, wakoresheje wa mutungo mwashatse, wafashe izindi commitment z'andi ma projet, ufashe commitment z'amabanki zo gufata amakredi kuri banki, nta kintu mwabivuganye, ugiye bunaka, nta communication, ntiwamubwiye kuri butinde, ntiwagize gute. Tujye twishyira mu mwanya wabo, wumve ari wowe utakoreye ibyo ngibyo, wakumva umerewe gute. Ikindi hazamo no kwitanga, yemeye kudupfira ku musaraba, akureka ni kugatindaho. Ariko tugomba kuba dufite iki kintu cyitwa kwiyemeza. Rimwe na rimwe byanatwara n'ubuzima bwacu kugira ngo urugo rubeho. Tukaba twakwemera gusuhuka tukajya gushaka ibizatunga urugo, twemera tugakora, tukavunika, tukarara amashoro. Ibi rero Yesu yabishobojwe no kwiyemeza, bituma ndetse anabumbura igitabo abandi bari baratinye. Uziko mu Byahishe ibice 5 havuga ngo habuze umuntu wabumbura igitabo. Yesu yabishobozwe no kwiyemeza, avuga ati ndemera ngibumbure, ngiye kubabarira imibabaro, ari kuriya muntu mucungura. Yiyemeje kutugira ab'ingenzi b'imbere mu by'ingenzi byari bimuri imbere. Yesu yiyemeje kutugira ab'imbere mu by'ingenzi byari bimuri imbere. Uko kwiyemeza kwamuzanye kwatumye abasha guhabwa ikamba riruta ayandi. Hari inyungu, hari umusaruro mu kwiyemeza. Abafilipi 5:9 biravuga ngo yahawe izina riruta ayandi. Bene data abagabo, ibi ntabwo abagabo twabishobora igihe cyose tudahaye agaciro iri hame ryitwa kwiyemeza. Igihe cyose tudahaye agaciro iri hame ryitwa kwiyemeza, ntabwo twabishobora. Ariko ku bwacu ntitwabyiyemeza, ntitwanabishobora. Twabyiyemeza ariko kubishobora bikatugora. Niyo mpamvu tubishobozwa na Yesu. Dukwiye kumwereka urugo buri gihe, mbere yo kuruzinukwa, mbere yo kurwereka ibirenge ngo twigendere, kuko urugo iyo rubaye rubi akenshi abantu
bararuhunga. Dukwiriye kubyereka Yesu akaduha izi mbaraga tukagira izi commitment. Hari imirongo myinshi muri Bibiliya yerekana igaragaza ko kwiyemeza ari ikintu gikomeye. Hari naho Bibiliya bivuga ikavuga mu buryo bw'umwete, kugira umwete. Hari amagambo Bibiliya igaragaza yuko kwiyemeza ni principe ya Bibiliya, ni ihame rya Bibiliya rituma umuntu abasha kugera cyangwa kwacivinga, kugera ku bintu yifuza kuba yageraho. Nk'isomye muri Timoteyo wa 2 ibice 15 biravuga ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Mukomeze ayo magambo muyasome. Ujye ugira umwete. Hari ingorora Makolosayi 1:29 aho akavuga ngo icyo nicyo gituma nkora cyane, nkarwana ndetse umwete nk'uko imbaraga zinkoreramo. Icyo nicyo yavugaga. Pawulo hano yavugaga ibijyanye n'itorero ry'icyo gihe, ariko agaragaza mu kintu ngo iki nicyo gituma nkora cyane, ndwana cyane. Hari ikintu gishobora gutuma umuntu akora cyane, akarwana cyane. Commitment buri gihe izana umusaruro. Wagira muri Luka ibice 9:62 Yesu yavuze ikintu gikomeye cyane. Aravuga nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Bene data, commitment ni ikintu gikomeye. Kwiyemeza ni principe ya Bibiliya kandi ibasha kutuzanira umugisha kuruta uko dutekereza ko yatuzanira gucika amazi mu rugo, gusuzugurwa, kugira gute. Dukeneye kurushaho gutekereza kuri commitment dukeneye gukora mu buzima bwacu zituma urugo rwacu rutera imbere. Reka nze rero mvuge ku nyungu zo kwiyemeza. Inyungu zo kwiyemeza reka mvuge mu nkeya. Kwiyemeza buriya mu bintu bijyanye no mu rugo, kubaka urugo, kwiyemeza gutuma urugo ruhangana n'ibibazo ruhura nabyo. Buriya mu buzima urugo ruhura n'ibibazo byinshi, uburwayi, guteza cyamunara, yenda mwaragiye muri credit ya banke, gucana inyuma, umwe agafungwa. Ariko ikizatuma rurokoka no kwiyemeza, kuko biriya bibazo bitandukanye n'ibindi ntavuze bitangira kuzana ibibazo mu rugo. Urugo rutangira kugira mu kintu kimeze nko guhungabana, cyane cyane iyo hari nk'ibibazo byabaye, hari umwe mu bagize urugo ubifitemo amakosa. Ariko niyo atabe hari nta n'umwe ubifitemo amakosa, abantu batangira kubihirwa n'urugo. Kubera yuko ibibazo nka biriya bivutse, romantic times ntizijyana n'ibihe bikomeye. Cyagiye cy'urukundo, kunezezwa n'urukundo, gushimishanya mu buryo bw'urukundo, hari igihe utangira ukabona rwose ntibijyana. Shira ishusho ukabona irabagoye kuyivuga kubera ko abana babuze ibyo kurya, babuze minerivare. Biriya ni ibintu bikomeye cyane. Kenshi na biriya bihe iyo bikomeye iyo bibayeho, hari n'imibonano mpuzabitsina ibitakinejeje, idashimishije, ndetse wagira umwe yabaza mugenzi ukabona mbega nta gahunda. Ubutunzi bushobora kutagira icyo bumara mwageze mu bihe bikomeye cyane. Ariko kwiyemeza kugumana no gukunda uwo mwashakanye birabibasha. Mu bibazo bigoye bikomeye, ubushake bw'abantu, ko abantu batekereza n'uburyo babibona bishobora kugorana, ariko gufata icyemezo cyo kwiyemeza kuvuga ngo ndagumana n'uwo twashakanye, turakomeza tugendane, ibyo byo bibasha kubafasha kurenga biriya bibazo urugo rwahuye nabyo. Hari aho usanga hari abantu bahita babihirwa n'urugo, umudamu akigendera, umugabo se nawe agata urugo akigendera ku bibazo bahuye nabyo biremereye cyane, akigendera. Ariko kwiyemeza bibasha gutuma abantu babahangana n'ibibazo by'urugo. Kwiyemeza gutuma ingo nshya zidakomeretsa urukundo rwazo. Buriya iyo abantu bakiri batoya, bakiri mu myaka 2-3 yo gushakana, baba bari kuri risk ndende yo gukora divorce cyangwa gutandukana, cyangwa urukundo rwabo rugakomereka mu buryo buri deep, ku buryo kuzarugarura bigorana cyane. Kubera iki? Mu myaka mito yo gushaka, ingo nyinshi ziba zifite amahirwe menshi yo gusenyuka, kuko abashakanye baremereza buri kantu kose. Haba ikintu cyo kudramatiza. Kuki watinze? Kuki wambaye gutya? Kuki utaguze iki ngiki? Ariko kuki utambwiye gutya? Donc buri gakosa kose kabaye abantu barakadramatiza. Ngiye ngishaka hari ibintu nadramatizaga bijyanye n'uko nifuza urugo rwagenda, ariko reka nkubwire, kubera uko kudramatiza nyine byagiye bituma dukomana, tugakomanganya imitwe, ugasanga ntabwo mu rugo haryoshye, ugasanga ntabwo ibintu bimeze neza. Buke twagiye tubyiga, ariko ndashaka kugira inama umuntu uri mu myaka 3-4, ngiye maze imyaka 8 nshatse, imyaka 3, 4, 5, kwicara abantu bakiyemeza gukomeza urukundo rwabo, bagashyira imbaraga mu kureba ibyiza biri kuri mugenzi wawe kuruta ibibi utangiye kubona cyangwa amakosa utangiye kubona. Uko kwiyemeza kurubaka gutuma urukundo rwanyu rudakomereka cyane, kuko mu myaka mitoya haba harimo kwikunda gukabije. Buri wese abategereje undi ngo yuzuze ikivide cy'urukundo afite. Murabizi buri wese aza afite expectation agiye mu rugo. Abagabo tuba twiteze cyane ibyo twumviye mu mico,
uko umugabo bamufata agera mu rugo bakamwambura udukweto bakazana icyayi bapfukamye bageze gute. Nakoreye Uganda abagore baraza bagapfukamira abagore. Ibi byose ni expectation umugabo aba afite. Iyo rero utagize ikintu cyitwa kwiyemeza yuko igihe bitabonetse uzakomeza ugakomeza rwa rugo ugakomeza ugakunda mugenzi wawe, ahangaha urugo hari igihe rusenyuka. Ibi rero biba bikomeye cyane, biragorana kubicamo iyo umuntu atiteguye neza mu mitekerereze ye. N'uyu munsi dushobora kongera tukabisubiza mu mwanya wabyo. Buri wese muri kiriya gihe umuntu agishakana n'undi aba atangiye kwiyereka mugenzi we. Burya umuntu atangira kubona imico mugenzi we afite atarazi, umuntu atangira kubona ingeso mugenzi we atarazi. Ubundi umukozi umwe dukorana yahoze ambwira ukuntu umugabo n'umugore bari bagiye gutandukana, kuko umwe nyine murabizi yuko umuntu ahumeka nyine akanahumekera no hepfo. Umwe rero yahumekeraga hepfo, undi rwose bikamubihira bikamwangiza, kugeza ubwo bagiye gushaka kansaringi. Avuga ati nge rwose turatandukana nta kundi, nkaho n'undi nawe yenda adashobora kugera igihe yenda akaba yahumekera hepfo. Ngo buri muntu wese atangira kumenya uko buri wese ateye. Kamere utaruzi urayibona. Haba hari amahirwe menshi yo kumenya ibyo utigeze umenya muri fiyansaye. Icyo gihe rero kugumana kw'abashakanye kujyana no kwiyemeza, bakiyemeza kubana, bakarenga ayo makuru yose bakiriye batari bazi, n'ibibi batangiye kubonanaho cyangwa amadefo, cyane cyane ko bimwe bishobora kuba atari n'amadefo, ahubwo ari utazi yuko uwo muntu nawe ariko ateye, kuko nawe ufite ukundi kuntu uteye. Ibyo rero kubirenza amaso bagafokasinga cyane kubibubaka, kubibafasha, bagahitamo kubana kuruta guha agaciro ayo makuru mashyashya babonye n'ibyo batangiye kubona, kuko buri wese aba afite ibye bibi, aba afite n'ibye byiza. Rero urugo kugira ngo rubeho neza nuko habaho kwiyemeza gutumira ibyiza kuruta ibibi. Ibyiza uzi kuri mugenzi wawe ari byo utumira, ukiyemeza ko ari byo ugomba gutumbira, guha agaciro kuruta guha agaciro ibibi akora, kuko nawe muri mu rugenda ruhinduka. Uzi ko na Yesu yavuze ngo nimubona ibi bibaye byinshi muzatumbire murebe mu ijuru. Ni ukuvuga ngo mutumbire murebe ibyiza, murebe gutabarwa kuruta kureba ndapfuye. Inzara nitera urugo urebe gutabarwa ngo uzatumbire mu ijuru, urebe gutabarwa kuruta kureba inzara, kuko inzara yo ishobora guhita igukumbanya ikakwica urugo rugasenya. No mu rukundo rero dukeneye, cyangwa mu rugo dukeneye gutumbira. Ni ibihe byiza tubona biri gutuma urugo rubasha gukora? Mugenzi wawe ashobora kuba akora akazi akazana amafaranga mu rugo, nawe ushobora kubukora ukazana amafaranga mu rugo. Ariko haraza ashobora kuba arera abana, ashobora kuba ari aho ngaho, nawe uri umugabo ufite ibindi byiza bikuriho. Mugabo rero fokasinga ku byiza by'umugore, bizagufasha gutuma utabangamirwa n'amakosa wamubonyeho, kubera yuko amakosa yo abasha guhinduka. Amakosa yo umuntu abasha kugira kwiyemeza guhinduka. Rero umukino uba ugomba guhinduka. Umuntu agatangira gukoresha ikarita yitwa kwiyemeza. Ikarita yitwa kwiyemeza ni bwana irya ibindi byose. Ukajyana no kwiyemeza gushaka ibyiza urugo, ibyakiza urugo kuruta kwikunda wowe ubwawe. Kuko burya hari igihe usanga akenshi urugo rutangira gusenywa nuko buri wese yikunze, yavuze ngo ari wowe ubona ibintu neza, ari wowe wabonye yuko ibintu bihengamye, kandi ari nawe watanga uburyo byahengamuka, kandi amakosa hakaba bya bindi bita ngo ni bouc émissaire cyangwa scapegoating, kuvuga ngo ni wowe wabiteye. Umuntu agatangira gufunguka, akagira ikintu cyitwa kwiyemeza, gufokasinga ku byiza ari kubona, kugira ngo bibashe gukiza urugo. Rero ikiza cyo kwiyemeza ni uko iyo mumaranye igihe kirekire mutangira kubona yuko burya ntabwo agakosa kose ari ikimenyetso cyo gutandukana, ntabwo ikibazo cyose kivutse ari sinye yuko mukwiriye gutandukana. Uyu munsi nabyo dukwiriye kubimenya mu kwiyemeza kwacu. Ikindi kintu cyiza cyo kwiyemeza ni uko kwiyemeza kwa none gutera kunesha kw'ejo. Kwiyemeza ni pivo, ni inkingi mwikorezi, kuko uko wiyemeje uyu munsi ukanesha, bigutegurira kuzanesha n'ibindi bizakurikiraho, cyangwa iyindi krize izakurikiraho. Niba mwarasomye neza inkuru za Dawidi arwana na Goliyati, igihe yajyaga kubwira Sawuli yuko ashaka kurwana na Goliyati kandi akazamwica, arimo abaza icyo bazahemba uzamwica. Muri igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17:34-36 hari aho Dawidi yakunze kuvuga avuga ngo naragera kudutama twa data, iyo idubu ryazaga narifataga nkarivutagura, iyo ntari yafataga umwana w'intama nayamburaga umwana w'intama nayiza nkayivutagura nkayica. Rero uriya Mufilisiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri izo ngizo. Ni ukuvuga ngo gutsinda kwa Dawidi kwabanje kwamuteye gutsinda n'ibikurikiyeho. Kwiyemeza kwawe kwa none uyu munsi kuzagutera no gutsinda ibindi bibazo mushobora guhura nabyo imbere. Rero uyu munsi uhisemo kwiyemeza, uri kwitegurira. Uyu munsi uhisemo kwiyemeza
uri kwitegurira gutsinda ibindi bibazo uzahura nabyo ejo, kuko ingeso z'umuntu wawe zishobora kuba yenda izo ubona uyu munsi, ejo hazaza izindi zisumbyeho, cyangwa intege nke ze afite uyu munsi, ejo hashobora kuzavuka izindi utari uzi bijyanye n'igihe muzaba mugezemo. Kugira uzabisohokemo ni uko uyu mugoroba wiyemeza. Unarebye neza ushobora gusanga n'icyo ugomba kwiyemeza uyu munsi. Bene data, kwiyemeza kugira inyungu nyinshi, kubera yuko buri rugo rugira ikiryarwo, icyo bita drought, noza dry season, cyangwa buri rugo rugira ete yarwo, hahandi ibintu biba bitagenda neza, ari mu gihe cy'izuba, ari igihe cy'amapfa, urugo narwo rugira amapfa burya, ugasanga urukundo, ugasanga ntibikigenda neza, ibintu bigikoreka neza. Igifasha abantu no kwiyemeza, kuko buri rugo rugira itumba, rugira iki, rugira urugaryi, rugira umuhindo. Ibyo bihe byose ndashaka kuvuga yuko urugo ntabwo ari umurongo ugororotse, ahubwo habaho ibintu bya ups and down, kujya hasi no kujya hejuru. Igifasha urugo rero ni ukwiyemeza gucelebratinga za ups, ibyiza mugezeho, no kwiyemeza kunyura mu bibi murimo za downs, mukiyemeza kuzinyuramo. Iyo mushyize imbaraga muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ibi ni ibibi tugomba kwiyemeza kubinyuramo, kandi njye na mugenzi wawe tugafatanya kubinyuramo, umugabo ugafata lead ugafatanya na madamu wawe, ibyo birabafasha cyane. Hanyuma mwagera mu byiza nabyo mugashyira imbaraga mu kwiselebrate, birafasha cyane. Uburyo rero twiyemeza ntituneshwe n'ibibi byaduteye mu rugo, ibi ngibi bizana kwizerana. Burya iyo mugenzi wawe uri committed kumufasha, uri committed kugira ngo urugo rugende neza, rubeho neza, ikibazo ntikivuke ngo mutangire muterane amagambo, mutangire mushinjanye gusa, aba ari byo birangirira aho ngaho, utangire wicuze impamvu waje, impamvu nakuzanye, iyo mbimenya. Iyo abonye wagize commitment yo kugira ikibazo gikemuke, bizana kwizerana. Burya bitangira avuga ati aha, uyu muntu wafashe iyi commitment, kuko commitment irapimwa, ndaje mbivuge hepfo. Aravuga ati uyu muntu ni wewe. Bizana kwizera, bizana kubahana, atangira kukubaha nawe kandi utangira kumwubaha, bitangira kuzana ikintu cyitwa gusabana kwimbitse, kuko aravuga ati ibi byose uyu muntu kumugaragariza amarangamutima yanjye akomeye, ntabwo ndaba ndi guta umwanya, kuko arabimerita. Iyo abashakanye bombi bashyize imbaraga mu kwiyemeza kugumana, kwiyemeza kwabo kukaba kwarahuye n'ibibazo bikomeye cyane, bibafasha no kuzabasha kunyura mu bihe mbere. Reka rero nze mvuge imwe mu mico abagabo dukwiriye kwiyemeza kureka, kugira ngo ubucuti bwiyubake hagati n'abo twashakanye, ndetse bizanadutere no kurambana. Iki ni ikintu gikomeye. Ndavuga imico mikeya, ariko ubona rimwe na rimwe ikunda gutera ingo zimwe na zimwe. Abagabo ugasanga mu by'ukuri hari imico, abagore hari ibyabo bagomba kureka, ariko natwe abagabo hari ibi tugomba kwiyemeza guhindukaho. Cyambere usanga abagabo rimwe na rimwe ibintu bijyanye n'imirimo yo mu rugo bumva ko bitabareba, gukora isuku, guteka n'ibindi byose. Nubwo yenda tutari expert muri byo, ariko dukwiriye kumenya yuko imirimo yo mu rugo atari iy'umugore gusa. Uko gufatanya dukwiriye kugushyiramo imbaraga, dukwiriye kwiyemeza kwinjira muri iyo mirimo. Akenshi umuco wacu ugiye uharira yuko abagabo itabareba. Ibyo bizana ikintu cyiza mu rugo, bikazana ubucuti bukomeye cyane. Ikindi, kurera abana n'abagabo nabyo birabareba. Buriya abagabo iyo bageze mu rugo akenshi bakomeza gukora ibyo bakoraga batitaye ku bindi byazanywe no kuba yarashatse, harimo n'abana n'iki byose. Ibi rero biremerera abagore. Umugore yumva ari wenyine, yumva ababaye. Dukwiriye natwe kubyiyumvamo, twakoza abana, twafasha abana. Hari imico cyangwa imikorere cyangwa imigirire dukwiriye kwiyemeza kureka, tugahinduka. Uko kwiyemeza kubaka. Ikindi dukwiriye kwiyemeza kureka, ntabwo umugabo ari we ugira gahunda wenyine. Hari akavideo nabonye umuntu arimo yigisha ati bagore mugomba kudutetesha, mugomba kutugira gutya na gutya, ati tuba twavunitse. Ubu byarahindutse, nose umugore we ntabwo avunika, umugore nawe aravunika. Wese ninde umutetesha, undi se ninde umufasha? Rero ntabwo abagabo dukwiye kumenya yuko atari twe tugira gahunda twenyine, n'abagore nabo bagira gahunda. Ntabwo ari twe tugira inzozi twenyine, n'abagore nabo barazigira. Ntabwo ari twe tugira za appointment twenyine, n'abagore nabo bagira appointment. Ntabwo ari twebwe tugira imishinga twenyine, n'abagore bagira imishinga. Tugomba kumva yuko nabo bafite ibindi bakora. So rero tukwiriye kwiyemeza guhinduka kuri iki kintu, nabo bakabona yuko tuzi neza yuko bashaka kugira izo gahunda, ko bituma duhana umwanya tukabibafashamo. Ikindi, dukwiye kureka ikintu kijyanye no gushinja, nk'uko imico yacu hari aho ugera ukavuga ngo uyu mwana niba akoze ibi bintu wa nyina. Abagore b'iki gihe, abagore ntiwareba. Iyi mvugo dukwiriye kwiyemeza guhindura, tugomba guhindura
tugomba kwiyemeza kuyihindukaho. Ntabwo urugo ruhora ruri parfait, buri wese agira amakosa ye, buri wese agira ibibi bye, harimo ups and downs, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Buri wese yagaragariramo imbaraga ze, n'undi yagaragariramo intege nke. Ni byiza yuko rero imico nk'iyo ngiyo tuyireka. Ni byiza yuko rero dukwiriye kwiga kumenya uburyo dukwiriye gutwara mugenzi wacu, tukamutwara bishingiye ku kintu kijyanye no kwiyemeza gushaka aho duhuriza n'abo tubana nabo, yaba akazi yaba n'ibindi. Ibi bizadufasha cyane. Kwiyemeza rero ndimo nenda gusoza, kurapimwa. Kwiyemeza akenshi dukunda kubikora tugiye gusezerana, padiri imbere ya padiri, imbere ya pasitoro, ariko n'urugendo burya bishobora gutangira ako kanya mu birori cyangwa byaratangiye muri fiançailles, ariko ni urugendo. Uko kwiyemeza kugaragarira mu bintu bitandukanye. Bigaragara igihe uha umwanya uwo mwashakanye mu muryango. Buriya niho abipimira nawe, akamenya yuko mu by'ukuri kwiyemeza kwawe kwamushyize muri priority. Uko wita kuri mugenzi wawe, uko umwitaho, nacyo ni ikindi gipimo dupimiramo kwiyemeza. Ukamwitaho mu bibi, mu bigoye, mu makosa n'iki byose, akabona ko ukimwitayeho kandi umwitayeho kugira ngo abashe kugera ahandi hantu heza. Kwiyemeza nanone bipimwa nanone mu kindi gipimo cyitwa imbaraga n'ubushake ugaragaza bwo guhinduka. Burya niba bitagaragara neza mu mbaraga, utagaragaza neza imbaraga z'ubushake bwo guhinduka mugabo, umugore wawe abibona ukundi kuntu. Kuko hari ibintu dufite mu muco bivuga ngo amafuti y'umugabo ni bwo buryo bwe, kubabarira, gusaba imbabazi reka wapi, koroha reka wapi. Oya, imbaraga dushyira mu kugaragaza ko dushaka guhinduka, icyo nacyo ni ikindi gipimo mugenzi wawe ashobora gupimiramo yuko wiyemeje, ufite kwiyemeza kwatuma urugo rutera imbere. Ikindi ni ukuvuga mbabarira. Abagabo benshi biratugora, biratuvuna kubwira umugore ati mbabarira, nakoze ikosa, nakoze ereri. Ibi ni ibipimo bimwe na bimwe tugomba kwiyemeza rero guhinduka. Rero kwiyemeza ntabwo bihagije, kuko nta hantu wajya kwiga ishuri ryo kugira urugo rwiza, nta hantu wajya kwiga ishuri ryo gutuma ibintu bigenda neza. Ahubwo kwiyemeza ni urugendo rurerure, ariko nanone kuri kwa kwiyemeza bwabyo ntibihagije, kubera yuko hari ubundi buzima urugo rubamo rukeneye ibindi bintu birufasha kugira ngo rubashe gutera imbere. Ahangaha ikintu cyitwa communication, uburyo tuganira n'abo twashakanye, ikindi uburyo dukemura amakimbirane. Buri impamvu nuko mu bantu bashakanye habaho ibintu byinshi batumvikana. Imirimo runaka, urakora ibi se ntukora ibi ngibi. Uzi yuko ngewe nitanzeho nk'urugero, hari igihe wabonaga umuntu nexpectinga yuko icyumba kigomba guhora gishashe, kigomba guhora kimeze neza, manura supaneti, koropa hariya, ariko ibi ngibi ntabwo bikora. Hakwiriye kubaho ikintu cy'uko tugomba kwiga kujera iyo mitandukanire imwe n'imwe y'imitekerereze yacu itandukanye. Mu rugo rero kwa ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma abashakanye bakocorana, ni byiza ko communication yacu igomba kuba strong. Ikindi kandi hakaba ikintu cyo gukemura amakimbirane. Akenshi amakimbirane duhura nayo mu rugo hari yaterwa n'imico twakuriyemo. Mu myaka ishize burya imirimo y'umuhungu n'iy'umukobwa yabaga iri clair, igaragara, izwi neza, ku buryo rimwe na rimwe buri wese yayitabiraga, ndetse rimwe na rimwe byanagabanyaga n'amakimbirane. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ba data kera ngo babanaga neza, ngo ingo z'abasogokuru ngo zari ziri nziza. Nuko harimo ikintu cy'umuco kigaragaza nyine ibikwiriye abagabo, bikwiriye abagore, ariko rimwe na rimwe ubona birimo ihohotera. Ntarya brochette, ntarya agasenda ababoyi, ntazi ngo sangire n'abandi bagabo, ntajya aho abagabo bari, nyine akaba umuntu wiyongiye gutyo gusa, ariko rimwe na rimwe bishobora kuba birimo n'ihohotera. Uyu munsi rero byarahindutse. Buri wese ashobora kugira ibyo akora, buri wese ashobora kuvuga ati ndajya aha, buri wese ashobora kuvuga ati nanjye nshaka kugaragara. Hari ikintu cyahindutse muri situation y'uyu munsi. Iyo rero abagabo tutabyumvise neza, hari igihe bizana amakimbirane amwe n'amwe. Mu by'ukuri biragaragara neza yuko abantu bakenera kwifuza gushaka byo ntibyahindutse. Uko abantu bifuza gushaka ntibyahindutse, biracyahari. Umubare mwinshi n'ejo ubundi muzabasezeranya corona nirangira cyangwa lockdown nirangira, ariko impamvu n'ibyo abantu biteze mu gushaka byo byagiye bihinduka. Niyo mpamvu tugomba kwiga uburyo bwo kujera amakonflikt cyangwa amakimbirane avutse bitewe n'uko impamvu zo gushaka ubwabyo nazo ubwazo zarahindutse, bitandukanye no mu gihe cya kera. Rero kwiyemeza ntabwo bihagije, ahubwo dukwiriye no gushyira imbaraga mu gukemura amakimbirane twagize mu rugo, ndetse no gushyikirana communication nziza hamwe n'abo
twashakanye. Hari ingingo zigera nko kuri nshaka gusorezaho kugira ngo dusoze neza. Nuko urugo rugomba kuba urwa mbere mu by'ingenzi. Tugomba kugira commitment cyangwa kwiyemeza, urugo rukaba urwa mbere mu by'ingenzi. Dufite iby'ingenzi byinshi nk'abagabo, ariko reka rube urwa mbere. Kumenya ko hari imbaraga nyinshi zishaka gusenya urugo. Ibi rero bigomba gutuma twiyemeza gushaka imbaraga nyinshi zituma urugo ruguma hamwe. Izo mbaraga zimwe na zimwe twazibonye. Twabuze izo kwiyoroshya, izo guca bugufi, izo kwitanga, izo kumva yuko atari wowe ugira amaproje wenyine, ari wowe ufite gahunda wenyine, ari wowe ugira appointment wenyine. Ibyo tugomba kubyigaho cyane. Ikindi, kwiyemeza no kumenya gushyira ku murongo iby'ingenzi mu buzima, umugore n'abana bakazamo, tukagira n'indangagaciro. Ibyo bizatuma bizubaka bwa bucuti. Ubucuti ntabwo bushobora kubakika igihe icyo ari cyo cyose utari committed kuwo wifuza ko muba inshuti. Kandi ugomba kuba committed kuri we, yaba ari hasi, yaba ari hejuru, yaba yacitse intege, yaba afite imbaraga, yaba yagize amakosa, yaba atagize amakosa. Ugakomeza ukagira iyo commitment, kuko commitment yawe, kwiyemeza kwawe kumuzamura, niko kuzubaka urugo, bityo byubake bwa bucuti twifuza, ndetse binatume mubasha kurambana. Murakoze, ndangirije ahangaha, ariko reka tubyiherekezeho. Wisanze he muri inyigisho? Wari utentebutse se? Kwiyemeza ko ari kwarashize, commitment zari zarashize, wari waracitse intege kuko yenda utabona umusaruro? Oya, Bibiliya yavuze ngo komeza wiyemeza, nutagwa isari uzabona umusaruro. Imana rero ibaha umugisha. Aya magambo ni Imana yashyize ku mutima wanjye. Murakoze cyane.